bamufatiye mu cyuho ariko si cyuho bajyaga bambwira ngo buri rugo ugiye kubwiriza muri Rasenyo nkagira ngo nuko kubeshya ruharwa nkagira ngo nuko guharabika wigeze kumbeshera amadayimoni mu rusengero rwanjye ariko abakristo bagushizo kubera iki bashinze amadayimoni ndashaka kumenya waje gukora iki mu rugo rwanjye ese urusha ijambo ku buryo umugore atakumije ijambo mvuga banga wanshinze ese mbwiriza nabi madame mbwiriza nabi uyu munsi ndabasomera ariko mbasomeye mu isezerano rishya rya kera bakwivumbura uyu munsi ndashaka kubasomera mu isezerano rishya nkabahanurira ku buryo n'umuzimu uri muri rusengero rwatewe agenda umuntu mubi ngiye pastor warwo ntabwo njya nyine kagatabo nikora cyangwa ari ikintu nibagiwe ndigisha kuri aka ngaka kurikiza igice cya kabiri Matayo ndigisha kuri Matayo ni nayo nigishe kuri yo oya Yona yakoze iki bangapi yagezeyo aranyica yego mukozi w'Imana bangapi pastor bangapi dukunda yego mukozi w'Imana pastor bangapi oya ntabwo nitegura nk'abagore narangije ni mama ya Mungu ngiye gufata akamoto none se kuki wa mugabo uri umugabo wo mu rusengero rwawe kuko ataje kumura muri ya modoka ye yarabimenyereje none gute pastor agenda n'amaguru ureba wari kujya umenya ko pastor mba ngomba kugera mu rusengero abantu bose bagezemo kandi nje mu modoka icyubaro kizavesha okay tugiye gukora deliverance wa mugore twabeshye ngo tuzamuvura kanseri n'umugabo ko ntabwo nkunda abagore shana okay n'umugabo tugiye gusengera ngiye kumukorera deliverance nimara yego agomba gukira mfite imbaraga urabizi samunani ayiwe uko nakererewe di we ariko agomba gukira ntunzi muri teoloji y'ukuntu navunaga ibaze ko nge namenye guhano tukiga Bibiliya wakinwe babere yanyirukwe kuva agenda ndaje umbaze mbikiraga primus gakure cyangwa uri kakanu kumwere iyi kupa naje ubwira wa mugabo azantwara n'imodoka n'abagenda n'amaguru ubwo se nabankorera Imana yayo ntabwo ndi umurungi igenda ategura imodoka washajyanda ntabwo ndi umurungi ngo ngenda ndacuragura se ntibagiwe ukira ntacyo reka ngende saa nini ukubwiye gusohoka sha Imana iguhe umugisha nari nyibagiwe we ubu nari kubigenza gute pastor bangape kumubwira iki niko nakubujije gusohoka hanze none durasohotse yego nzanira ariko nakubwiye ngo musohoka ahantu ni habi abantu ni babi baravuga bararoga n'abantu babi mbese ntabwo macha kusuka ngo wirekane kandi urabizi ko nta muntu ukuzi na amacha ko bamenyira umukobwa wanjye mwiza uri mwiza ntabwo nshaka abantu kubona uri mwiza pe sibyo kandi ikintu ugiye witwararika sibyo ikindi ndashaka kujya nkujyana ukansomera ukijya imbere y'abantu ukabasomera asuzi gusoma urangije usomera uno murongo somera uno murongo ugize nguye somera Ezekiyeli ibice 31 umurongo wa 15 somera ibice 32 twumva kuza usome nk'uri imbere y'abantu Yesu umwaka wa 12 mu kwezi kwa 10 mu mwaka iyo barimo gusoma iyo ndimo kwigisha urasoma ngo mukongera mu mwaka wa 12 kwezi aho
mu mwaka wa 12 nge ngakomeza nkigisha nicyo bita umusomyi wo muri rusengero yego mu mwaka wa 12 mu kwezi kwa 12 mu kwezi kwa 12 kuko umunsi wa mbere ijambo rya Yehova yongeye kuzaho rigira riti birahagije twakira ijambo ry'Imana ugahita ugenda ukicara nk'umupasiteri w'umuvugabutumwa hanyuma rero mwana wanjye ndagukunda umwana wanjye umwe kandi umwana nkunda sinshaka kuza kurenga intambwe usohoka muri iki gipangu nugira ikintu cyenda kuri butike umamagare ndamagara kuri butike bakikuzanira kandi nabwo nihagira umucuruzi uza hano ntumwereke bagufungure ushyira akaboko hanze baguhereza ibintu usubire mu simba nshaka ari umukobwa sibyo uranyemereye ngajya mu nzu shaka witonde kandi ugende muri ya ji bacakubyibuka umukobwa ntukananuke atazongera ngo pasiteri rwarwa ntabwo ngabura sha ugende ugiye wiyiteho usenge ujye usoma na Bibiliya mbona gusa igitabo cy'indirimbo sibyo ejo muri no uzansimbuka mama pasiteri dore nyoko yarananiye sibyo kandi utuntu two kwiga sha atazajya wiga akazagira umuhungu kubona kanjyane n'umukobwa nge nzagushyingira mukingira umugabo w'umukire w'umuzungu w'umupasitori usengera muri Canada bye bye I love you yego mwire kwa pasiteri Ruharwa oya wa mugore we wikwiruka umva nkubwire umva yewe kingura tuvugane umva yewe wa mugore we abo kwa Ruharwa simubonyera ni Ruharwa unumye ni pasiteri Ruharwa unumye oya papa yarambuje ngo ningakugana n'abantu nawe papa makuru mashyashya humura turasenga na burana ndi umudiyakoni ndi umudiyakoni yanyimitse ari ngiye muntu wa mbere yimitse oya kandi papa yarambuje kuvugana n'abantu nawe uno tuvugana nayo nanjye ndi mugenzi we dukora bimwe humura soka tuvugane oya kandi papa yarambujije papa yarakubujije dukora umwuga umwe oya kandi papa yarambujije humura yewe nguno tuvugane wapi kandi yarambwiye ngo abantu binaha niba bingo nagomba kuvugana nabo ibyo bintu byo n'ukuri hari abarozi abicanyi nuko dukora umwuga ubone nta muntu ujye winjira hano mwese nawe uri umupasiteri kandi mbona uri umurasta reba ufite na direde maze direde ziremewe ese njye ucuranga dore indirimbo za korali zose ninjye uzigendana umva ye ubwo urimo uramfera rero ntabwo ndimo ndagufera oya ufite direde se ubwo urumva umuntu kandi papa we nazagira n'amazamuka yose ndayazi amaki amazamuka ahubwo ndigendeye ntabwo ngiye nkomeza kuvugana nawe papa atansanga hano kandi akuntumyeho oya ndagiye garuka yewe garuka ntaho njya nakubonye singiye flash akira ngo ya film ujye kureba urebe na korali ya Gasave okay uziko ngiye mucuranzi w'urusengero rwa pasiteri Ruharwa ningiye karifiye
umva sha mukobwa. Umva nkubwire. Ariko se urashaka iki? Umva nkubwire. Uracyari hano? Wambabarira ukagenda papa atansanga hano ahubwo uri ku muryango uri kumwe. Ubu noneho nazanye filime ya Titanic. Uyagenda rwose vaho ngaho. Pasiteri uharwa mfasha umva. Ninjye mucuranzi wa mbere Dodani. Ngo nashaka nkubwire ukunda iyi filime. Ukunda iyi filime. Wase wambabarira ukagenda papa atansanga hano umva ibintu utangiye kumbaza. Nanjye ndi umuvuga butumwa Dodani. Oya genda. Shambira agafilime ukunda. Filime se nkunda ibihinde by'urukundo. Ugize ngo Jimmy uri ubyina amadansi. Buriya Jori ujya wumva twabyinanye dance. Yoga niho pasiteri ruharwa yankuye ubundi nari umuhindi. Ngo rero wa mugabo ibintu utangiye kunzanaho by'amafilime kanagendeye papa atansanga hano. Umva sha umukobwa. Basha wikinga. Hano kuri flash mfiteho Kajyori. Kajyori? Kiriho urukundo rwinshi. Urukundo? Titanic. Mana we. Ngwino nkubwire. Shangwe no nkubwire. None se Chaso, hano hariho Kajyori. Hari indi kuci utahe gisobanuwe na Yanga. None se nubaza kabaza. Uri umugore? Muki? Umugore. Wapi? Nje uriya ni papa wanjye. Rumwe na pasiteri. Buriya nanjye buriya nkubwije ukuri. Buriya papa yigeze gusenga amafaranga arataka. Rwose umwami aravuga ati mbanyanyagije amafaranga. Ibyo ngibyo nabyo barabikora bigakunda. Ni uburyo niba uriya ari we papa wawe uburyo uri mwiza ntabwo uri umukobwa wa ruharwa. None si ibyo ngibyo nibyo byari bukuzanye hano? Ntabwo ari byo binzanye ruharwa turasengana ngewe buri ureba kuri piano ku manota ndacuranga pasiteri papa Tavara Mikota agahita arimanika akavuga ati uyu munsi ndangije ikibwirizwa kirarangiye umucuranzi aracuranze. Anyihera igiyo flash nigiye kwirebera filime nigendeye papa atansanga hano. Naho bundi reka nkubwire papa yambuje ntazagira umuntu uzamenya yuko ndi umukobwa we. Icyo cyakemutse ngende umukwe. Ohereza nigendere. Urayireba wenyine? Nayireba njyenyine. Urayireba wenyine? Ntabwo urayireba wenyine. Uranyitsa n'imitima y'abantu. Umva rero nimbanze kuma flash ndabona uri kumvisha amagambo menshi va mu nzira nigendere. Ubwo nanjye karibu. Oya nguma hano. Nemeye kusengana na papa igendere. Kanigendere nta. Oya nta kibazo turebe filime hano hariho filime cyane bya flash yawe. Kanigendere nta karibu hano. Sha wigende. Urwanjye ko nabusize niko dusanze ko ari ikintu ndi guhumurira. Umuntu ndimo kumvuga ninde mu rugo rwanjye kandi nta mugabo wemere kungira mu rugo. Uwiteka akora imirimo. Uwiteka akora imirimo. Tuzagenda mu butayu bwaka umuriro. Tuhimbaza umwami wacu Yesu. Sengana na papa wawe. Reka mfukame mbirahiriye Mana. Sensengana na ruharwa. Bambabareye ko ugasohoka tukavuga. Mu izina rya Yesu. Kwa jinarayi uracakira iki mu rugosha na uretse na uracakira iki mu bubosha. Pasiteri oya na bya pasiteri uyu munsi uransengera. Oya tubireke mu izina rya Yesu. Toka shitani kwa jinara Yesu. Sitani umutsinda pfe. Nikoga mu uracakira iki mu rugo. Ntabwo nakubwiye ngo ujye kwita ku rusengero. Ugenda ureba abacuranzi batanyangiriza piano. Si flash singiye. Ejo muri naga abakristo bitanze ureba. Uracakira iki mu rugo. Niko wowe nakubwiye ngo n'umwana wawe uyu nguyu ziba. Ntukatume ncungo.
uramarana iki n'aka gahungu? ndi umukwe. Ceceka, umukwe wande? Umukwe wande wowe? Wowe bitebya ntabwo nakubwiye ngo ugwe mu nzu. Wasanga wabimubwiye. Yakubwiye ngo iki? Nero nanjye namubonye mbona nta wundi mukobwa basa muri uyu mudugudu, nese mbyibwira bintu byose. Ibiki wibwira? Ibiki? Si umwana wawe Kwa jina la Yesu. ni umwana wa mushiki wawe. Nakwiyamye. Si umwana wa mushiki wawe. Wabibwiwe n'iki ko ari umwana wa mushiki wanjye? Nje nderekwa. Fasha. Bika ibi bintu ugaruke hano. Ego pastor. Buri Imana itanga. Gira ugaruke hano. Garuka. Imana itanga. Nakubwiye ngo iki wanya na yimbwa? Nakubwiye ngo muka hanyuma yo kupasiteri ndi umuntu sibyo? Nyuma yo kuba umuntu rero icyo cyose nagikora kugira ngo niwe abamarayika. ndekura ndayiziye nuka abamarayika ye nderingiye nkazihumurirwa. Urabona ukuntu nuko nyigiraho wanziye mu rugo gute? Nje nari muzaniye flash nsangura aho. Unzaniye flash naho yigera kusenyo ntabwo nari kwisangayo. Ntabwo nakubwiye ko ngiye kuvuga ubutumwa. Ngiye gusengera umuntu nzira mu rugo gute nkande? Ese wa mugore wa Karangwa ntiyabyaye? Yabyaye. Kandi we wamusengeye ubushize. Umva ye mukobwa ngwino yinjira inzu bano ni naba bana soka niko Basi ubu ngiye kuzana. ceceka ngiye kuvugana n'umukobwa wawe. Twitonde unyumvira. Ceceka bikamafa nakuye ngo mvugire mu rugo niko ndagira ngo umbwire akagahunga amategeko naguhaye uyavuge neza ku mugaragaro nurangiza kuyavuga narangira ko kubwira nkubona urenga. Nakubwiye ngo iki? Vuga se wikwigira wikwiriza. Nakubwiye ngo iki? Uvugana n'iki? Abantu utazi. Mubwira ko abantu binabagenda umumarayika. Nakubwiye ngo iki? mvugana n'abantu nazi. Abantu umubwira ko inabagira iki? Abaroga. Ariko nubwo bakwishe urabona nazakura undi mwana usa nkawisha. Inabara nicana. Ceceka nakubwiye ko nzagushingira umunyaburayi. Umuntu witwa ngo ni igikara. Utari muzungu utari umwera. Nawe ubyumve. Dere umenye ukuri utagakwiye kumenya. Ugenda ubikwirakwiza ndabizi biravugwa. Ndabizi ubu byageze kure. Umwana wanjye azashaka umwera. Kandi sinonye kubona mu rugo rwanjye. Turumvikana. Ngewe se sindi umukongo. Wowe wamubwiye ngo ukiyagiye ngo ugiye kukwinjira mu bwonko kakanu ni kabi kagiye kwinjira mu bwonko gutureba. Ese turi abapasiteri. Yakwiyamye ntabwo ni umupasiteri waso. Ntabwo nsengana nawe. Sinakwiyamye. Mwaganira ibiki? Nizere ko ataguterese. Ni mubi. Umukobwa mwiza nk'uyu nguyu uranarinde wamwigondera muri uyu mudugudu. Uranarinde. Yaguterese. Yakubwiye yaye magambo. Ko agira akagambo kareke. Ngwino hamwe. Ibyo kuba mwiza rero niko kantu ko tugiye gupinjira mu nzu. Pasiteri, injira mu nzu ko uzamura nongera kubona hanze. Pasiteri, umwuka w'Imana. Nongera kubona hanze. Pasiteri, umwuka w'Imana muri kumwe. Kirageze nanze kugupita umukobwa wanjye. Umwuka w'Imana muri kumwe. Niko wanyana y'ingabo. Ninde ukuye ngo ujye unzira mu rugo? Umva mubwire. Nundi munsi ngeze pasiteri warwa sinjya nyina. Njya mbibabwira ndimo kwigisha mukagira ngo ndi kuvuga ubutumwa nkababwira ko najya nyina hanyuma yo gusenga ndi umugome mwarangiza mukabigira joke. Am I lying? Ariko pasiteri usenga inuma z'umweru zikamana. Nimba nsenga inuma z'umweru zikamanuka se n'impamvu za kumenyera. Umuntu wasizwe wabatijwe. Kwanza wageze hano ute? Njyewe wageze hano ute? Ko mukunda abantu. Ariko pasiteri ubu ntabwo dusengana mu rusengero rumwe. Ngiye kubuha isomo ku buryo n'undi munsi uzajya umbona ndi no mu rusengero ukiko ibyo nagukoze. Sawa urakoze ndekura nkwereke n'undi munsi ngiye kugukorera igitendo wagicucu. Ubu ni urugo rwanjye, uyu ni umukobwa wanjye. Wow. Ziba hacya mungu nongera kukubona hano. Nta mwana ugira. Umukobwa wanjye azasha nta mwana ngira. Gendi yica
hanyuma yo kuvuga ubutumwa ngenda satura n'undi munsi toka ahantu hose ngiye kuzazanyura ngiye kuzavuga we ntabwo uri umupasiteri wari umwicanyi we mvira no cyanze muri ture n'undi munsi nagushwa we nyuma yuko pasiteri mujye mumenya ko ndeba na filimi ngeneye ngo ugira ndwana n'amadayimoni nagutwitsa ku mukobwa wanjye azashaka umuzungusha witonde we ndikubona mutangiye kujya mumenyera urugo mwana wanjye sha ndi mwiza mbyara neza ninongera kugufata nzagweke ya impamvu mbwiriza nk'inzoga rero ntabwo yari inzoga nk'uko abantu babivuga ntabwo ari inzoga bya Kayizari mujye muberekera Kayizari nuko Nebukadinezari bamwohereza mu rwobo rw'intare kumbona nta murongo banditseho uretse sheri ntukamfate ndimo kwigisha ijambo ry'Imana ntugakure kubisindisha ni icyaha ariko ko nkanjye pasitoro mba ngomba kubikoraho impamvu mba ngomba kubikoraho nuko ndejejwe ikintu cyose nkozeho kigomba guhinduka icyera nk'ubu ngubu ko mba nabikozeho byonyine biba byabaye amazi y'ubugingo aya mazi rero amfasha gusengera abantu nkinjiramo ndani amazi atuma ibintu bigenda neza nkinjira mu gakiza ndani wamvanye mu by'agakiza nari nyine kuvuga kuri Nebukadinezari nuko Nebukadinezari yanga kumvira Uwiteka mwohereza mu ishyamba iki gice nakirimo hano tablet yanjye nayo oya wimuraho uretse maze nkwigisha umurongo wa nyawe ujyanye no kubaha Imana sibyo yego nuko naringeze Imana imwohereza mu ishyamba hano ndi kwa Sawuli Nebukadinezari yes nuko Uwiteka mwohereza mu ishyamba ajya kurisha nk'inka yes Nebukadinezari buriya yarishije nk'inka kubera gusuzugura Imana nk'uko Imana ari igitangaza nuko amaze gusuzugura Imana agira iki Imana imwohereza mu ishyamba ajya kurisha nuko agiye kurisha shitani niwe yamuboneye itangira kumukoresha imirimo y'agahato ararisha nk'inka mbo Imana imwohereza mu ishyamba neza bihene sibyo wikoraho amaze numve no kuraka aka n'umuntu akamaye mujye nkatwara muri kositimu ariko maze mwumve nako uganda n'ubu rusigaye rwenga ko handitseho 0 alukoro nkaba numva umwotsi uri kumpemba mu mutwe hanyuma tuvuye kwa Nebukadinezari nk'uko Imana ibivuga ibyo Uwiteka mubibarira Uwiteka hanyuma n'ibya Kayizari bibya Kayizari hanyuma mama umeze ute shenge umeze neza ibigaragarire ko umeze neza hejuru y'ijambo maje kukwigisha rya Nebukadinezari nani wari umumbuye anumva umbeshya wari umumbuye bigaragarira hehe yes très bien nibyo mba mvuga ngo uwo ninde ibi bintu by'ibitesha mutwe sheri hangane wisiga harangiyemo ngo nde umwanza nk'urumogi namwumvisha ubu naratangiye ko yaramvangiye urumva nk'uko maje kubivuga Uwiteka avuga ngo mukunde bagenzi banyu nk'uko namwe mwikunda sibyo kuba mba naje hano mu rugo rwa mugenzi wanjye pastor Bangapi sibyo ntabwo ari kumba mwanze sibyo ntabwo ari kumba mwanze Bangapi ntakwitaho Bangapi ajya mu bagore mubwire uruka rwa rusengero twadikanye
rwa rusengero uruka uramugura umudiyakoni wa wundi ufite inzu ya kadasiteri arahera nose uruzi ko umugabo we bangapa ajyayo uruzi ko ajyayo wari ubizi ubibwirwa n'iki katajyamo ubibwirwa n'iki kuko wahuye nanjye pastor Ruharwa wa mugabo wihaye wa mugabo w'agaciro wa mugabo wiha agaciro wa mugabo utajya mu bagore sibyo niyemeje gukunda umugore wanjye hamwe nawe mwenyine ntabwo uri umugore umugore ko uri umugore w'abandi ntabwo byambuza kuza kukwegera nkakwigisha ijambo ry'Imana urabona Nebukadinezari yasuzuguye Imana iramujugunya umuta mu ishyamba arisha nk'inka urugero nkanjye ngende uri umwana ukomoka mu muryango wa Yuda intare ngiye nkomoka mu muryango wa Yuda wagambaniye Yesu Yuda yagambaniye Yesu Yuda Iskariyoti Yuda ntihari abayuda babiri se ura muri Bibiliya uzagambaniye Yesu okay hanyuma rero yego none se twaheze muri salo kibura ndi hano ndakwiya nurese wose kuki utambwiye ko bangapa ari inaha kuki utambwiye ko bangapa ari inaha ubu mumara ikintu wa mugore we ariko ntabwo nari urusunda bigenza gute uretse kuki utambwiye ko umugabo wari inaha kuki cyambeshye ngo cyagiye mu ntara Yesu wanjye inzoga sura zishyira hirya nogejwe na Yesu nuko Uwiteka arababwira ngo mureke ibisindisha nta kinzoga zimaze sibye mwiriwe neza pastor bangape ruganya waje gukora iki hano mu rugo rwanjye waje gukora iki mu rugo rwanjye kandi cyo mubaza uri gukora iki na Ruharwa uri gukora iki na pastor Ruharwa nicyo ndi kukubaza pastor bangape no nakubwiye ngo njya kugenda nakubwiye ko nta mugabo nkeneye mu rugo rwanjye mu gihe nahari waje gukora iki Ruharwa cisha bugufi mwana wawe mwizina rya Yesu pastor pastor bangape ntabwo urambye ngo agiye kwigisha mu ntara wivugira hejuru no mu rugo rwanjye Ruharwa witonde nagusanga mu rugo rwawe nagusagarira mu rugo rwawe vugira hasi vugira hasi nenda kubwiye kuri kumwe na Ruharwa mu nzu yaje kwigisha ibi ni katika jina la Baba ibi ni biki Sheri no amazi anuka muca ariko uzi ko mfite imbaraga zemerewe guhindura amazi divayi yambwiye ngo bihinduka amazi nari ndi kumwe nuzi ko mfite ivuga butumwa rigiye kumara ukwezi rigenda ryigisha mu ngo z'abandi kubera iki we nahagera kandi uri umuvuga butumwa mugenzi wanjye kuki waje mu rwego utambwiye we nazowe nakubwiye ntabwo wari wawe Ruharwa nazowe nakubwiye gaga wizana amana iki uri gukora mu rugo rwanjye uri gufata ibisindisha mu rugo rwanjye nukwiye gufatira ibisindisha mu nsegisenye cy'inzu yanjye ntabwo uzika ko ijambo rivuga ndimo kwigisha ibintu bijyanye n'inzoga wigisha nde mureke inzoga kuko inzoga ni ibisindisha kuko ibisindisha bituma umuntu akora ibintu bibi ako mana yo mwijuru nagucumuye iki the name of Jesus mana nagucumuye iki kuki wambaye umugore w'indangare ko kuki wambaye umugore w'indangare se wamagaye ngo nze nkwigisha kuki wambaye umugore ufite umutima umeze nk'isoko Ruharwa nabwo mama ceceka ninjye ufite ijambo hano ni mu rugo rwanjye uvuze nabi nanakumena umutwe n'icupa nari gukubita utandumuza no nasheri ceceka ibyo urabizana nyuma ibyo urabizana he byo vuga cyane uri mu makosa sheri utazatuma nkora ikosa nabwiye Imana ko ngiye winkeneye umugore wo gukunda ntabwo nabwiye Imana ngo ndagira umugore ufite umutima umeze nk'isoko uri kumwe n'uyu mugabo mu biki kuki wambwiye ngo wari uri hehe nakubwiye ko nagiye kwigisha aha niho waje kwigisha sibyo nsanzemo vugira hasi nakubwiye ngo hano ni mu rugo rwanjye ushobora kuvuga nawe imenye imbere nkayakura nta kibazo mwene data mwene so ngende mwene so sura umwana w'Imana mwene sirake bana b'inzoka mwene sirake wori umwana ungereranyije n'inzoka banga n'inzoka Imana yo mwijuru ko n'inzoka wabubwiwe urangereranya n'inzoka ngewe nde ntumbe
uretse kuki ukunda amahane mu rugo rwanjye wanukiye mu rugo rwanjye uratuma abantu ukarara isoni ngo sheri shyira hano uwo mugore se wamubwiye ngo musengere umbwira ngo inzoga zarakubasiwe n'umugabo we ngo muraramumwe iyi cupa singiwe se we muhera murimo n'umugore wawe njye naje kumagana karande y'inzoga hano. uribuka ijambo twigeze kwiga turi abasore turi mu butayu bivuga ngo ansome musoma kuko akanwa ke cyangwa iminwa ye indutira vino njye iminwa ye ni vino njye nywa vino ariko umwana wese ni nkundi uko nakwigisha umugore niko najya no kwigisha umwana ko njya mu rugo rwa potere mwigisha gakwaya akansangaho kandi akanamesha umugisha urinde kuza kumbaza ngo naje mu rugo rwawe kwigisha. utangiye kumbaza ngo nire mu rugo rwawe uzi ko nagucomeka ku mashanyarazi ariko we banga umeneye tablet nawe n'umuzungu umenye ko njya kuvuga ubutumwa bayima we utafatanya n'umugabo wawe nawe nakwenda amenyo nayakuwe ibyo ni bibi ndashaka kumenya utamenya inzoga reka tuvuge nk'abakozi niyo kwigisha reka tuvuge nk'abakozi b'Imana yego vuga ariko ruharwa uyu mwuka ukunda ruharwa ngandebe mu izina rya Yesu rugotwa ubwo nanjye iyo byageze mu bya Kayizari bibiri bya Kayizari ubu nteye kurakara vuga tuvuge ubutumwa twabyirukiye he hamwe hanyuma ntabwo uzi ko iyo naritaga iki ariko nanjye uranze twiga bibiliya nakurushaga ijambo wandushaga ijambo ariko narushaga umwuka wowe nagufunga ukaziba nagusengera ukaziba ruharwa uyu ni umugore wande iri ntabwo ari ihabara ryanjye kurisha ko ushaka kuza kunca inyuma ngenda kubwi uzi ikintu bangoze mu mutwe nagukora no mu mutwe indana pana ku mutwe nakoramo indani nahafunguza intoki ngiyo narakaye banyita akanwa k'intare bangapi noneho nanjye nkukomeje kubikubwira ntacyo umbwira ceceka ceceka nta jambo ufite mu rugo rwanjye ariko se mwene data ceceka utankoresha amabara ceceka utankoresha icyaha wasobanuye utatuma inkora amaraso wasobanuye mwene data batangira uranafite ijambo imbere yanjye niko mbabara umbwire ndeba hano vuga ndeba hano reka kwipfusha isoni se nyine ko batakwise ko yari batakwise mu faso sobanura reka nkubaze wikangiye inzobe uzi ko ubu najya mu butayu nkamara icyo kugira ngo nzobe iyi nzobe yahinduka ariko uzesha umugire igikanununa mugire rutuma ivu wowe ugiye kuntegeka mu rugo rwanjye noneho nkwereke baga ushaka kurwana nanjye nanjye ngukura amenyo nakubwiye ngo nahita ngukura amenyo ruharwa uyu ni umugore wanjye w'isezerano nicyo twapfa cyose twaza no kwiyuma civide yego ninde wakuzanye mu rugo rwanjye nicyo cyakuzanye mu rugo rwanjye yari no kumusoma muri maraki umusomera muri maraki se arakeneye none se ariko nawe kubona banga ruharwa inzoga mfite ngufatiye mu rugo inzoga mu nzu uri pastor ibi wabikuye he byavuye niwe waziza njyewe izina rya Yesu njyewe mada hanyuma so ntabwo wamamagaye ngo nze kubasengera karande yo kunywa inzoga muri uru rugo ntabwo ari wamamagaye ngo karande yo kunywa inzoga irababase pastor ruharwa tukubonamo imbaraga zo guhana zo kwigira ngwino udusengere karande yo ku nzoga ituveho none uri nani yo kumbaza ngo naje gukora iki mu rugo njye ndi umuvuga butumwa nemere kujya hariho hose njye ni kuzimu ngerayo rumva njye ni kuzimu ngerayo we banga subona nabasengera iyi nzu ikabagwaho ukazarinda upfa utongeye utongera kunkoraho wese uri igiki kirasa amavide ndakumena ruharwa ngiye kuzamura kamera yanjye ariko ubu batumvishe dutukana turaba pastor kankuremo nkwereke bakabona wese ceceka ngufatiye mu cyuho ariko si cyuho bajyaga bambwira ngo buri rugo ugiye kubwirizamo rurasenyuka nkagira ngo nuko kubeshya ruharwa nkagira ngo nuko guharabika wigeze kumbeshyira amadayimoni mu rusengero rwanjye ariko abakristo bagushizeho kubera iki kubera iki kintu urashinja amadayimoni ndashaka kumenya waje gukora iki mu rugo rwanjye ese urusha ijambo ku buryo umugore wanjye atakumije mu mvura banga uranshinja ese mbwiriza nabi madame mbwiriza nabi iyo tugiye kurya muri dusenga kubera icyumwe inzoga rero dusenga tuvuga ngo kubera icyumwe inzoga wanumbiwe navuze ngo tugiye twageze mu bya Kayizari navuze ngo agasinkunda mu rugo rwanjye ntongere kunsa kuza mu rugo rwanjye mbabarira ruharwa kubera icyumwe inzoga umupastor wigeze umva inzoga ibi ni ibiki naje gusenga sheri uri kunsebya ngo inzoga sheri uri kumarabika ngo inzoga sheri nagukorera iki niki nakora kugira ngo ube niki banga kubita n'umugore ko ye banga dukura dukura
banga ndekura uwo mugore ngwino hano uwo mugore ngwino hano kumutera mu rugo rwanjye ubu noneho sasa utamfotora shaka telefone vuba utamfotora ugotumuka neza unahindutse byahinduye isura banga ndekura urashaka kukubaza urashaka kugana mu rugo rwanjye wowe banga ndekura urashaka kugana mu rugo rwanjye banga utaniza urashaka kugana mu rugo rwanjye nkumena umutwe nkumena umutwe amenyo nyakuri uzavuga ko wazize iki urakura wandaya nakubwiye ngo ubu nawe wasohoka banga urashaka kunyica ugatwara abakristo banyu n'urusengero rwanjye banga ndekura banga nanakubye amenyo wagicu banga urandumye nanakwica mu izina rya Yesu ngiye kugusengera ni wowe nakubwiye ngo wowe ntabwo urusha umwuka ngiye kugusengera ntabwo ndusha imbaraga urabyumva wowe ndusha gusengesha wowe ndusha gusenga wowe none tugiye gusengerana hano turi umuntu ugwa hasi akakubita hasi nk'urwaye ni wowe ukoze bagatega ruharwa itonde mu izina rya Yesu iyo byageze mu bya Kaisari nge ndijya ndekura sohokana nawe sohoka mu rugo rwanjye ndekura sohoka ujyane sincoka mu rugo nge sohoka uneje abantu banga uneje abantu urashaka iki ruharwa urashaka gupfa utavuga urashaka gupfa utavuga urashaka gupfa utumva amatwi nyamenera nubwo ndi umupasitori nutsebeje mu mikote ryanjye nigende sohokana nawe mugende mereza mvirope nshyiremo ibintu sohokana mugende ntabwo ngushaka mereza mvirope genda vuba ntabwo ngushaka mu rugo rwanjye banga ndavuze ngo sohoka ugende ntashe ceceka sheri shirana n'agahararo ugashirira amenyo ubu nanjye nagakiza nakarambitse hasi byarangiye kugira ngo wemere kugenda kugira ngo ruharwa sohoka ugende banga ni mukunyirukanye sohoka ugende nawe mukunyirukanye mu nzu yawe nanjye mwirukanishe mu madini mu matora yose musemere ku buryo ntabwo uzongera kwigisha ubutumwa cye pasiteri ruharwa ntabwo ugiye guhamagara nde ugiye guhamagara nde ntabwo nshaka kubinkora amaraso ninde wankora ruharwa urampemukiye none mbere yuko ngenda ndekura ndabakubita na wa mugore ndekura ibi byose ni wowe ibi byose ni wowe umugore wanjye utagira ngo uyu ni umugore wande utangiye kujya umubita n'umugore mu rugo rwanjye we uranira mu rugo rwanjye uransuzugura naso ntabwo nzongera sohoka nawe mugende ntabwo ngushaka hano ugende sohoka hano ugende njye ntabwo ngushaka hano sohoka mu rugo rwanjye ugende no genda tanga amahoro usohoke indi usiga ntusige uyu ntumunsigire uyu mwanda sohoka ugende vuba genda ntabwo mbashaka hano ruharwa uransebeje ruharwa urambabaje ruharwa uranyiyeretse unyeretse kuri za nzaduka nta nyungu uhaye igenda ujya kwitora rwa rugendo ruha udapfa urapfa ruharwa uranzi neza ko bahita akanwa k'indyo narakaye urabizi neza uranzi neza urashaka ko tuzahura noneho nanjye ngiye gukora ubugome kugira ntazongera guhura nawe reka noneho ngo mukire ngukure ku isi ngiye gutuma utabaruka none sanga satani nyine niwe ukorera sohoka genda mvira mu nzu genda ruharwa genda nawe sohoka sheri ndajya sohoka genda ndagukunda ziba sohoka ugende sohoka mbabarira ndakwinginze mbabarira sohoka genda ntabwo ngushaka mu nzu yanjye genda